ubwo rero impamvu zo guhindura ibiciro by'abagenzi beshingiye kubikomoka kuri peteroli esansi irurira ariko igiciro gikomeza kuba cya kindi bakongezaho nk'amafaranga ku rugendo kugira ngo natwe rero imodoka zinywa mazutu mu gushiraho ibiciro byatangiye gukurikizwa. Hari igihe kigera maze wajya kugura ibintu bitandukanye nk'inyanya, avoka, umuti woza amenyo, indagara, isabune y'akambaro cyangwa ikirato, icyo ukozeho cyose kikaba cyarahenze kandi mu buryo butunguranye. Ababicuruza bati essence yarahenze, abaterega impamvu nta yindi nizamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Havugwa n'amagambo yihariye kuri iyi peteroli, ukumva nk'ubwo ngo kagunguru kayo ku isoko mpuzamahanga. Akahe kagunguru? Ni kagunguru ki? Uko biri kose ariko iyo bigenze bityo mu gihe ubuzima n'imibereho ya buri munsi mu isi y'iterambere rigezweho nabyo bishingiye ku isoko n'imyitwarire y'ibiciro byaryo, ubwo mu ngo n'imiryango ubuzima nabwo buhindukana nabyo. Tugiye kugaruka byihariye kuri peteroli, amateka na politiki bya peteroli mu isi. Peteroli yo ni iki? Ni ingenzi bingana iki? Umumaro wayo n'uruhare rwayo mu ntambara cyangwa amasezerano y'ubwumvikane mpuzamahanga mu migambi itandukanye. Ese izakomeza kugena ibiciro by'ibindi bitandukanye ku masoko cyangwa ikomeze kuba ingenzi nk'uko iri ubu? Byose urabyumva muri iki kiganiro Inzira y'Ibihe, ugikurikira kuri Radio Rwanda ku Isabato saa 6 z'amanywa, ukongera kucyumva saa 2 z'ijoro ku wa kabiri. Ndi Alphonse Muhire Munanamba, hayi kaze. Hasanzwe habaho ibintu byinshi karemano by'agaciro kadasanzwe, uretse iby'abahanga batandukanye bagaragaje guhera mu kabwibwi k'ibihe kwisanzure n'ubuzima bwabyo bishingiyeho. Ibintu nk'umuriro, amazi, umwuka n'ubutaka bijye n'ibindi biri hagati aho nabyo by'agaciro kadasanzwe. Ibintu nk'amabuye y'agaciro ubwayo, pierre précieuse, ayo ni nayo agarukwaho cyane atyo. Ariko kandi habaho n'itaka ry'agaciro, terre rare cyangwa rare earths. Hakaza rero n'amavuta karemano y'agaciro, oil mineral cyangwa mineral oil. Ibyo byose rero kenshi agaciro kabyo kakanagena imibereho y'abantu kuko gahindura n'ibiciro by'ibindi byose bakenera ku masoko. Peteroli ivugwa iyo rero namwe mu mavuta y'agaciro, amavuta cyangwa umushongi mu buryo karemano ukomoka ku gushenguka kw'ingano nini cyane y'ibinyabuzima byiganjemo ibimera biba byararigise mu butaka hasi mu bujyakuzimu burebure, bikahamara imyaka myinshi cyane ishobora kubarirwa muri miliyoni 650. Hari n'abayita umushongi w'inda y'isi. Peteroli iboneka mu bujyakuzimu buri hagati ya metero 600 n'ibihumbi 8 mu bujyakuzimu nyine. Aho ibarizwa ni itanura ry'ubushyuhe budasanzwe kuko kumanuka munsi mu butaka kuri buri kilometero kimwe ubushyuhe bwiyongeraho degree Celsius 30. Hari ahacukurwa rero peteroli mu bujyakuzimu bw'ibirometero 10 byose ni ukuzimu. Niyo mpamvu peteroli igerwaho mu butabire bwinshi cyane bwasaba ibisobanuro birebire, ariko buhera kuri metane yirema muri urwo ruvange mu gihe cy'imyaka myinshi cyane, maze mu bushyuhe nk'ubwo buri hejuru hakazamo itandukanwa ry'ibiba bigize combustible fossile, ari uruvange rwa bya binyabuzima byahindaguritse muri iyo myaka isinzi. Biba byaragize carbone nyinshi mu butaka maze bigashonga, byinshi bigahinduka hydrocarbure nk'iyo peteroli. Peteroli kimwe na gaze cyangwa charbon na tourbe byo mu moko y'ibyo twita nyiramugengeri ndetse n'ibindi. Nubwo rero peteroli yingiye ibarizwa mu bujyakuzimu burebure cyane ityo, hari igihe mu bice bimwe na bimwe by'isi yagiye izamuka hejuru aho abantu bashobora kuyibona itemba nk'uko amazi y'inzuzi n'imigezi tuyabona nyonyomba mu bibaya. Ibyo bituma noneho peteroli abantu bayimenya kuva kera cyane nko mu kinyejana cya 4 mbere ya Yezu. Mu bihe bitandukanye bagiye bayifashisha mu bwubatsi nka matériau d'étanchéité, aho bakayikoresha nko mu gusiga amarangi atangira amazi, ahandi gakorwamo imiti. Ni ibintu bitandukanye bagiye bayifashishamo, ariko bitandukanye cyane nuko ikoreshwa ubu. Peteroli yari isanzwe iraho n'abantu bayizi, babanaga nayo batyo, ariko atari ikintu cy'ingenzi cyangwa se ngo ibiya ngombwa cyane mu buzima rusange bwa buri munsi. Byose byaje gutangira guhinduka hagati mu kinyejana cya 19 maze ahagana mu 1840 Uburayi na Amerika ni ibihe bari bageze mu mpinduramatwara zikomeye z'ubukungu bushingiye ku nganda. Ni ibisanzwe imirimo y'inganda ikenera ingufu zihambaye. Icyo gihe hakoreshwaga ingufu za charbon ifatwa nk'amakara karemano ndetse na tourbe byo mu moko ya za nyiramugengeri. Nyamara buhoro buhoro bamwe batangiye kugerageza peteroli. Mu bwambi bw'Abarusiya, mu Burayi kimwe no muri Amerika ya ruguru, byageze mu 1865 baratangiye gucukura peteroli ku ngano nini mu bice bitandukanye. Naho biza kugera mu 1870 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haratangijwe inkubiri yo guhiga peteroli no kuyitunganya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni nazo zahise zihinduka igihugu cya mbere mu isi icyo gihe mu gutunganya peteroli nyinshi yari ikenewe ku isoko. Kimwe mu bya mbere peteroli yatangiye yifashishwamo kwari no kuyicanira igashyirwa ku bushyuhe budasanzwe, ubundi kavamo amavuta yashyirwaga mu matara yaboneshaga imijyi n'imbere mu mazu. Batangiye kandi kubona kwiramba kurusha nyiramugengeri,
igatwarika neza kurusha gaze. Kugeza ubwo nabwo ntiyari yakabaye n'ubundi kintu cyangombwa mu buryo budasanzwe. Peteroli yongeye gukenerwa cyane uko iterambere ryo guhimba amamashini no guteza imbere ubwikorezi nabyo byagiye birushaho kuzamuka. Imodokari nyinshi, guhindura moteri z'amato, kongeraho umubare munini cyane w'indege zakorwaga muri ibyo bihe, cyane cyane mu bihe by'intambara ya mbere y'isi. Peteroli ako kanya yatangiye gukenerwa ku ngano nini cyane. Byageze mu 1918 peteroli yarahindutse isoko y'ingufu zihariye. Byinshi guhera mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 nibwo byatangiye kugendera ku ngano n'igiciro cya peteroli ubwacyo. Ubuhanga bwo gucukura cyangwa ahubwo kuvoma no gutunganya peteroli bwayigize ya ngombwa bidasanzwe uko abantu bakomeje kuyifashisha. N'ubuhanga bwo kuyitunganya bwatumye uko icanirwa byonyine baza kubona ko ivamo ibintu byinshi cyane birimo nk'ibyitwa GPL cyangwa gaz de pétrole liquéfié, tw'amatembabuzi nk'utuba muri briquet, twatubiriti nk'utwabanywa itabi baryakisha mbere yo kuritumura cyangwa se tugakoreshwa no mu gikoni mu kwatsa amashyiga ya gaze ndetse n'ibindi. Utwubonamo imbere duteye nk'utuzi niyo gaz liquéfié, iba ari nk'umwuka wahinduwe amatembabuzi ariko yanatumuka. Iyo ni gaz ifungiranwa yahinduwemo amatembabuzi igakomoka nyine kuri peteroli, nayo ikifashishwa ityo muri byinshi, kugeza ubwo peteroli bayacaniriwe kuri degré Celsius 20 zonyine, naho yashyirwa kuri degré Celsius hagati ya 30 n'105 ikavamo essence nk'iyi modokari, yagezwa kuri degré hagati y'105 n'160 iba yarangije kuvamo nafta. Nafta nayo ifatwa nk'igikoresho cy'ibanze mu buhanga bwa petrochimie butuma peteroli ubwikorwamo ibindi bintu bitandukanye nka plastique ubwayo, imyambaro, muri textile synthétique, imiti n'amaproduits cosmétiques menshi. Ibyo bikaba bisigwa ku ruhu, umusatsi, inzara, amenyo n'ahandi hatandukanye nyuma ku ruhu rw'abantu hagambiriwe kuhasukura, guhumuza, kurinda, kuhagaragaza neza ndetse n'ibindi. Ibyo byose muri peteroli. Noneho gukomeza kuyitunganya inacanirwa gushyirwa ku bushyuhe bwo hejuru kugera hagati ya degré Celsius 160 na 230 ikavamo kerosene ikoreshwa nk'amavuta ya moteri zigurutse indege, naho yagezwa kuri degré Celsius 425 ikavamo gasoil nayo ikoreshwa n'ubundi ku modokari. Kuri degré Celsius 450 peteroli byazwa carburant lourd cyangwa HFO, heavy fuel oil, ikoreshwa n'amato, kandi kuri ubwo bushyuhe ni naho ibyara bitume ikoreshwa mu kubaka imihanda, kaburimbo. Ubwinshi bw'ibintu bishobora kuvanwa muri peteroli yatunganijwe neza mu ntambwe zose nabwo bwayihaye umwanya udasanzwe mu ngufu zikenewe mu isi. Peteroli yarahizwe isi yose, havumburwa amariba yayo atabarika, bayita amariba si ibirombe kuko ari amavuta, amatembabuzi. Amariba yayo yatangiye rero kwifashishwa mu bindi bihugu nko muri Venezuela. Iki gihugu gihita gikurikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gihinduka igihugu cya kabiri kiyifite kurusha ibindi, kikanayitunganya kigacuruza. Aho byarahagana mu 1920. Muri iyo myaka mu burasirazuba bwo hagati, aho Abongereza nibo bahabarizwaga ku bwinshi, barayihavumbuye n'ibigo byabo by'ubucuruzi ari byo biyigenzura mu bihugu byaho nka Iraq, Iran, Arabia Saudite n'ahandi muri ako gace. Aho Abongereza bamanutse mu bujyakuzimu bw'amariba y'iyo peteroli yaho barayivoma mu myaka myinshi, ubundi bakajya basiga amafaranga make mu isanduku z'ibyo bihugu bayivomagamo. Byageze mu myaka y'1940 mu ntambara ya kabiri y'isi, noneho bitakiri ikibazo cyo kumenya umumaro wa peteroli no kuyibyaza umusaruro, ahubwo noneho ingano yisabwa ku isoko mpuzamahanga aricyo kibazo. Guhera ubwo peteroli yatangiye guhinduka ishingiro ritoroshye ry'ubwumvikane buke mu bya politiki mpuzamahanga, igena n'imibanire y'ibihugu. Birakomera, peteroli hinduka peteroli. Abantu imbere y'iyi peteroli batangiye kwitwara nk'aho ari ikintu gishya cyadutse mu isi kandi yari isanzweho, ariko ubwo nyine n'umumaro wayo utari wagahawe aho wigaragariza. Intambara ya kabiri y'isi kirangira, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zisinyana na Arabia Saudite amasezerano ashingiye kuri peteroli. Yari amasezerano ateye ate. Abanyamerika basinyiye kurindira iki gihugu umutekano, nacyo kikabishyura kibaha amasoko ya peteroli, ibigo byabo bigacukura, bigatunganya, bikanashora ku isoko. Peteroli ntabwo byatsinze, ubwo yari itangiye guhinduka isoko y'ubwumvikane buke hagati y'ibihugu n'imibanire yabyo. Mu bihugu yacukurwagamo ku bwinshi, aho yabonekaga hafi ya hose hagenzurwaga n'ibigo mpuzamahanga by'Abongereza n'Abanyamerika. Nyinshi kaboneka mu bihugu by'Abarabu, ahahise haduka n'inkubiri yo kugerageza kuhabavana, peteroli gahinduka yabanyirayo, cyangwa se bakabanza no kumvikana kongera ingano y'amafaranga bahaga ibyo bihugu kuri peteroli bahavanaga. Abanyamerika n'Abongereza ibyo kubikozwa nabo ntibabyakiriye. Byageze mu myaka y'1950 muri Arabia Saudite bamaze kumvikana n'Abanyamerika ko bazajya babaha 50% by'inyungu yose iva mu musaruro wa peteroli. Muri Iran nabo nuko bagerageje kubyumvikanaho n'Abongereza. Abongereza bo babakurira inzira ku murima batashwi, ayo ngayo ni menshi cyane, ntayo tuzabaha. Abanya-Iran nabo bati mutuvire mu mariba, mureke peteroli yacu tuzayitunganiriza turebe n'ukundi tuyigenza. Abongereza bati yo ni intambara, ibyo biratuma turwana, ahubwo mubifashe hasi hakiri kare.
ubwumvikane buke bwahise buhera aho ngaho. Minisitiri w'intebe muri Iran yafashe umwanzuro, yahise yambura ibigo by'Abongereza uburenganzira bwose ku mariba ya peteroli ya Iran, yose ishyirwa mu maboko y'inzego za leta ya Iran. Ibyo byahise bituma Abongereza n'Abanyamerika bishyira hamwe, maze mu 1953 bategura igikorwa cyo guhirika ubutegetsi bwa Minisitiri w'intebe Mohamed Mossadegh wari umaze kubavana mu bucuruzi bwa peteroli y'igihugu cye Iran. Icyo gihe bamusimbuje Shah Mohammad Reza Pahlavi wemeye gukomeza kubagabiza peteroli ya Iran ibigo by'Abongereza n'Abanyamerika. Ibyo byabaye aho bityo, ariko ntibyatinda. Mu 1979 Shah yahiritswe n'impinduramatwara za Kiyisilamu. Guhera ubwo Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo bacana uwaka, byose biturutse kuri peteroli guhera muri iyo myaka. Muri ibyo bihe kandi hagendewe ku buryo peteroli yari nyinshi kandi ntihende. Byageze mu 1960 yararangije gusimbura charbon ku mwanya w'isoko y'ingufu zifashishwa hafi muri byose, kugeza ubwo kandi akagunguru ka peteroli kari $3 gusa ku isoko mpuzamahanga. Peteroli bisa ariko n'ubundi nidahenda kugeza n'ubu. Muri rusange n'ubujyanye imodoka nto nk'ivatiri kuri station ya essence igapakirwa ikuzuramo, kenshi wishyura amafaranga aruta kuri igiciro cy'akagunguru ka peteroli ku isoko mpuzamahanga, ariko hakaba impamvu turamutse tugiye mu biciro. Muri raporo yo mu 2020 ikigo Energy Information Administration EIA impuzandengo y'igiciro cy'akagunguru ka peteroli ku isoko mpuzamahanga cyari $68 mu 2019, mu gihe cyari $71 mu 2018. Igiciro gihambaye cyabayeho cy'akagunguru ka peteroli kamwe ku isoko mpuzamahanga mu mateka yose cyabaye $148.93 cyagezweho rimwe mu 2018. Peteroli na none ibiciro byayo biheruka kugwa vuba hangaha mu 2020 biturutse ku cyorezo cya COVID-19, agaciro kayo kajya munsi y'ubusa. Henshi yageze ku gaciro $30 munsi ya zero. Icyo gihe wowe ufite akagunguru ka essence akaba ari wowe umpa amafaranga kugira ngo nkatware, no kubona hibikwa cyari ikibazo. Ibyo byari ibihe bidasanzwe. Mu mibare y'ibiciro nk'ibyo ngibyo kuri peteroli, icyo gihe cyo wirinda gusa n'ukurebera ku kagunguru ka peteroli muri lisansi cyangwa mazutu by'imodoka gusa, kuko buri kagunguru kamwe ka peteroli ako kavuga ku isoko mpuzamahanga kagena ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli kaba karimo ubusanzwe litiro 159 za peteroli. Iyo aba ari peteroli muri rusange, peteroli idatunganije ntabwo aba ari essence cyangwa ibyo byitwa mazutu ndetse n'ibindi. Iba ari peteroli muri ako kagunguru ku ngano ya litiro 159, ariko idatunganije ku buryo yavanwamo bya bindi byose twagarutseho ibyazwa. Nk'urugero, muri ako kagunguru kamwe havamo nk'ibyo bikoreshwa muri moteri z'ibinyabiziga nka za lisansi litiro 74 gusa, ubundi hakavamo litiro 15 za kerosene y'indege, litiro 5 za asphalt cyangwa bitume bivamo ibi bikoreshwa mu kubaka imihanda ya kaburimbo. N'ingano itandukanye ya buri kintu kiva muri peteroli ubwiva n'ubundi muri ako kagunguru kamwe, kongeraho imirimo n'ikoranabuhanga byo kuyitunganya ndetse n'ubwikorezi bwayo, ibiciro byayo bigatumbagira bityo. Naho y'ubwayo peteroli irahendutse cyane harebwa imirimo ikenera ingufu ikoreshwamo cyangwa ikagereranywa n'izindi soko z'ingufu. Ibi byose byakomeje kuyigirira ngombwa, maze bigeze mu 1960 noneho ibihugu bitanu byayicuruzaga nyinshi kurusha ibindi bihitamo kwishyira hamwe kugira ngo binayibyaze inyungu nyinshi zishoboka, maze byihuriza mu muryango bise OPEP. Ni Arabia Saudite, Kuwait, Iraq, Iran na Venezuela. Icyo gihe impamvu nyamukuru kwari uguhangana n'ibigo by'Abanyaburayi n'iby'Abanyamerika, kuzamura igiciro cya peteroli no gushinga politiki bahuriraho mu bucuruzi bwayo. Ni umuryango ariko nyuma wagiye waguka hajyamo n'ibindi bihugu byinshi. Mu 1972 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zari zigeze ku gasongero k'umusaruro wa nyuma wa peteroli nyinshi zashoboraga kubona, kugeza noneho nazo zitangiye kuyigura kubera ingano nini cyane yayo zari zikeneye. Aho byari bigeze mu 1970, Ubwongereza nabwo ubwo bwarimo buva mu bice byo mu burasirazuba bwo hagati. Umutekano w'ako karere kose ubwo wari usigaye mu maboko ya Iran na Arabia Saudite bakiraga intwaro n'ikoranabuhanga ry'intambara bahabwaga n'Abanyamerika. Muri ibyo bihe, nyuma y'intambara ya Kippur yahangarishije Israel n'ibihugu bya Misiri, Syria na Yordania ku nshuro ya mbere biturutse kuri iyo ntambara, ibihugu byari bihuriye muri OPEP bahise noneho bifashisha peteroli yabo nk'intwaro y'intambara. Bashyizeho ikomanirizwa rya peteroli yabo ku bihugu byose byari bishyigikiye Israel. Bahitamo ahubwo no gutunganya peteroli nke cyane kugira ngo igabanuke bikabije ku isoko, maze abayikeneye bayimaranire nayo ibahende cyane. Ibyo byahise bitera ihungabana ritoroshye ry'ubukungu mu bihugu byateye imbere mu mirimo y'inganda, kandi by'ubukungu ubwo bwari bumaze gushingira cyane kuri peteroli. Icyo gihe umuryango wa OPEP warabazonze, bahitamo gutangira gushakisha andi masoko y'ingufu zakwifashishwa zitari peteroli. Ni nabwo bamwe batangiye gutekereza guteza imbere ingufu zabo za nucleaire mu mirimo ya gisivile, ingufu z'amazi, umuyaga n'imirasire y'izuba cyangwa nanone charbon ya kera na nyiramugengeri. Ibyo byose ariko nta cyari kugera ku kigero cyasimbura peteroli. Ibigo byinshi by'ubucukuzi, gutunganya ndetse no gucuruza peteroli mu bihano bya OPEP barakomanirijwe.
maze nabo bahera ko bajagajaga ibice bitandukanye by'isi bashakisha ahandi, hasi hejuru bahigira andi mariba ya peteroli kutayabura. Binarangira koko bavumbuye andi mariba yayo, menshi akaba yabarizwaga mu nyanja ari nayo bita offshore. Ibihugu byishyize hamwe by'abasovieti nabyo muri ibyo bihe byasaruraga peteroli nyinshi noneho kurusha ibindi bihugu, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho ingano ya peteroli yongeraga kuzamuka bakimara kuyivumbura muri Alaska. Igihugu cya Iran cyari gifite peteroli nyinshi cyane ku buryo bw'ubutegetsi bwari bwarahashinzwe n'Abanyamerika n'Abongereza bwahirikwaga n'impinduramatwara za Kiyisilamu mu 1979 bagashinga politiki zibatandukanya n'uburengerazuba bw'isi. Icyo gihe byateje ihungabana ry'ubukungu n'ibiciro birazamuka henshi kuko Iran yagabanije icyo gihe umusaruro wa peteroli yayo yagezwaga ku isoko mpuzamahanga. Mu myaka y'1980 biturutse ku bwumvikane buke bushingiye ku mipaka hadutse n'ijyane hagati ya Iran na Iraq, ibihugu byombi bijya mu ntambara yabaze imyaka 8. Icyo gihe ubwahandi mu isi ingano ya peteroli yagezwaga ku isoko naho yari yarabaye nyinshi kurusha yavaga mu bihugu bya OPEP byari bisigaye biyifite ku kigero cya 30% gusa y'umusaruro wayo wose mu isi, mu gihe indi 70% ubwo nayo yavaga ahandi. Uhereye ubwo rero ni itegeko cyangwa ihame karemano ry'igicuruzwa n'ingano yacyo ikenewe ku isoko ryatangiye kugena n'igiciro cya peteroli. Ntabwo byari bikiri umuryango wa OPEP wa Arabia Saudite, Kuwait, Iraq, Iran na Venezuela, kuko byageze ahagana mu 1980 ubwo buzare bwo kugena ibiciro bya peteroli bamaze kubutakaza. Ntabwo ari bo bonyine bari bakiyicukura cyangwa ngo bayicuruze, yavaga n'ahandi kandi ari nyinshi kurusha yabo. Uhereye ubwo igereranya hagati ya peteroli iri ku isoko n'ingano yikenewe niryo ryatangiye no kugena igiciro cyayo. Ibyo byari bishya. Uko byagenze kose ariko umutekano, imibanire n'ubuhahirane mpuzamahanga hagati y'ibihugu bifite ingano nini ya peteroli y'isi mu burasirazuba bwo hagati n'ibindi bice by'isi n'ingingo ubwo kuva peteroli yahinduka ingenzi nk'ingufu zibanze mu mirimo yose y'iterambere. Ingingo itarigeze ireka kuba ikintu gikomeye cyane ku bihugu byose byateye imbere, kuko nyine hari aya mavuta karemano, ubukungu n'imirimo y'iterambere bishingiyeho. Ibyo bituma peteroli habarizwa irebwa n'isi yose, si ya ba nyiri ibyo bihugu gusa n'ubwo abahatuye nabo bamera nk'abatabyakira uko, ariko isi irayikeneye, ntinabemerera kuyikoresha uko bashaka. Ibyo bihinduka impamvu ikomeye y'intambara n'ubwumvikane buke bihoraho hafi ubuziraherezo mu burasirazuba bwo hagati n'ibyo bice by'ikigobe cy'Abarabu. Nubundi mu 1980 ibihugu bya Iraq na Iran byari bifite ubuhangange bwa gisirikare mu bice bibarizwamo, byagiye bigambirira kwigarurira andi mariba ya peteroli no mu bindi bice hakurya y'imipaka yabyo. Ibyo byari guteza umutekano muke wari gutuma amayira ya peteroli asibangana mu bice bitandukanye by'isi. Ibyo hari ibindi bihugu bitari byiteguye kubyemera, bishyize hamwe binjira mu kigobe n'amato n'indege by'intambara byashobokaga kuhagezwa byose, bati musigeho, isi ikeneye peteroli, ntabwo muyiharira cyangwa ngo mufunge amayira ageza ku isoko ngo tubakundire. Iraq yaje gusohoka muri iyi ntambara ari igihugu cya mikoro yaguye, gifite n'imyenda idasanzwe cyari kibereyemo ibindi bihugu nka Kuwait na Arabia Saudite. Ariko n'ubundi kuko Iraq yari ifite ibikoresho byinshi bya gisirikare byari bigezweho mu karere ibarizwamo, n'ubundi yakomeje kuba igihangange ntarengwa mu bya gisirikare, maze batitaye ku myenda bari barimo Kuwait. Haduka ubwumvikane buke bushingiye ku mipaka, Iraq ihita itera Kuwait mu 1990. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kanya zahise ziyobora ingabo mpuzamahanga munsi y'ibendera rya Loni baza kurwanya Iraq, iratsindwa. Uhereye ubwo kuva mu 1992 Abanyamerika bahise baguma muri ibi bice, bahashinga ibirindiro byinshi bya gisirikare mu bwumvikane n'ubwami bw'ibihugu by'Abarabu mu gice cyitiriwe ikigobe cya Perse na Arabia Saudite, Bahrain, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, Kuwait, Oman na Qatar. Guhera ubwo ni naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabigize nk'umuco, zitangiza ibihano by'ubukungu n'ikomanyirizwa risimburanwa ubudahagarara uko imyaka ishira kugeza n'ubu ku gihugu cya Iran. Ni n'ibihano ariko bari barashyiriyeho Iraq mbere y'uko berekezayo ngo bahindure ibyo bashaka kuganisha aho bifuje ko bigana bakabigenza uko. Arabia Saudite yo kuva muri ibyo bihe n'igihugu cyahoranye n'ubundi ubushake bwo kugira umwanya ukomeye mu bugenzuzi bwose bw'ubucuruzi mpuzamahanga kuri peteroli, kuko ari nacyo gihugu ubwo cyari gifite peteroli nyinshi mu butaka bwacyo mu isi. Ni igihugu cyatangiye gucuruza peteroli nyinshi kandi kuva kera ku isoko mpuzamahanga ingano yayo nini akaba ari hiva, gifata umwanya wa mbere koko ku isoko mpuzamahanga ryayo. Ku rundi ruhande ariko Uburusiya nabwo niko bwakomezaga gushora imari nini mu gutunganya peteroli no kuyishakisha hirya hino. Nabyo ariko byahise bibibiha ibiciro by'akagunguru kayo byahise bijya hasi, kandi peteroli bakuraga no mu nyanja nta musaruro n'inyungu nini byavagamo. Ibigo mpuzamahanga byari byaragize umwuga gutunganya no gucuruza peteroli, byinshi byahuye n'ibihombo by'umusubirizo, maze nabyo bifata umwanzuro wo kwishyira hamwe ngo bitumbagize inyungu zabyo kuri peteroli. Byarihuje, ibikorwa byabyo bishyirwa hamwe, bisigara ari ibigo 6 byonyine, ariko nabyo by'imari rutura byinshi n'ubu. Uhereye icyo gihe biracyagenzuye ubucuruzi bwa peteroli y'isi, birimo nka ExxonMobil y'Abanyamerika, Shell, BP PLC y'Abongereza cyangwa Total y'Abafaransa n'ibindi rutura ubu byaje by'Abashinwa n'Abarusiya. Imyaka y'1990 yagiye kurangira ikinyejana cya 20 kibisi cya 21, ako kanya kuva mu 2000
inyungu za peteroli zaratumye habaho ubwinshi budasanzwe bw'ibigo by'ubucuruzi by'abanyamerika kimwe n'umubare munini cyane w'ingabo zabo mu burasirazuba bwo hagati. Ibyo byahindutse ikibazo kitoroshye. Mu gace nk'aka hadutse imitwe myinshi y'amahame akarishye ya Islam, imitwe itarigeze ireba neza kubarizwa kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri aka gace. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'inshuti n'umufatanyabikorwa wa Isiraheli ku butaka bwabo, Isiraheli nayo umwanzi w'ibihe byose kuri bo. Imitwe nk'iyo kandi myinshi byanagaragajwe ko ifite isoko mu cyafashwe nko kwigiriza nkana kw'abanyamerika ku bihugu bya Iraq na Iran mu bihano batasibye gushyirirwaho igihe cyose. Mu 2001 tariki 11 Nzeri ibitero by'iterabwoba byagabwe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. 15 mu byihebe 19 babigabye ni abakomoka muri Arabia Saudite. Ibyo bwabyo birimo ikibazo cyihariye mu mibanire yari irambye cyane hagati y'ibihugu byombi. Mu kugabanya rero guhora batumbiriye peteroli y'ishiraniro n'iryanku rye mu kigobe cy'Abarabu n'uburasirazuba bwo hagati, guhera muri ibyo bihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu mu burengerazuba bw'isi batangiye gushakisha ahandi bayivana, isi bayimaze ibirenge bayihiga. Muri Afrika ingano ya peteroli haturuka naho yatangiye gutumbagira cyane nyuma yo kuyivumbura mu mazi y'ikigobe cya Guinea mu burengerazuba bwa Afrika, agace k'inkombe za Atlantika ku bihugu bya Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Guinea Equatoriale, Gabon, Sao Tome na Principe. Ni naho hava peteroli nyinshi ku mugabane wa Afrika, hakaba no muhambere mw'isi muhantu ivanwa mu nyanja. Mu kigobe cya Guinea hari amariba ya peteroli abarirwa mu tugunguru miliyari 24 zose, duhwanye na 4.5% bya peteroli yose y'isi. Mu burasirazuba bwo hagati mu 2003 abanyamerika nibwo bagabaga ibindi bitero bigarurira ubutaka bwa Iraq bavuga ko bagiye kuhahiga intwaro kirimbuzi Saddam Hussein ngo yari korekesha isi iyo bamureka. Izo ariko kugeza ubu ntizagaragaye. Icyabonetse neza ahubwo mu gihe gito cyakurikiyeho nuko peteroli ya Iraq yari yarabuze yasubijwe ku isoko mpuzamahanga ishorwa ku masoko atandukanye itari kibonekaho mu buryo bworoshye. Abanyamerika ntibigeze basiba kubigarukaho bagaragaza ko Saddam Hussein gukomeza kugenzura ingano nini ya peteroli uko ashaka byarimo ibyago bikomeye ku iterambere n'ubuhahirane mpuzamahanga. Ngo Saddam Hussein ubwe nk'umuntu umwe yari ikibazo ku iterambere rusange rya muntu. Iran byagiye kugera mu 2005 peteroli yayo yishora ku masoko y'ibihugu by'ubuhangange buzamuka cyane muri Aziya nk'Ubuhindi n'Ubushinwa. Mu 2009 Venezuela baje kuvumbura ko ari bo bafite amariba manini cyane ya peteroli mu isi kurusha abandi, manini yewe kurusha na Arabia Saudite. Tekiniki nyinshi zo kuvoma peteroli mu mariba y'ubujyakuzimu butangaje barizwamo zagiye zitezwa imbere hose kimwe no kuyitunganya. Ibyo byatumye bigera mu 2014 nanone ingano y'umusaruro wa peteroli ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone yarazamutse cyane ku buryo mu 2020 aricyo gihugu ubungubu gitunganya peteroli nyinshi kurusha ibindi, utugunguru miliyoni 11,800 ku munsi umwe. Hagakurikiraho Uburusiya bw'utugunguru miliyoni 10,700 ku munsi, hakabona kuza noneho Arabia Saudite, Iraq na Canada. Bifatwa nk'agatangaza n'ihurizo ku bya peteroli kuba igihugu cya mbere kiyikeneye kurusha ibindi Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho gihindukira kikaza imbere mu biyifite ku bwinshi kurusha ibindi. Ntabwo ibi binejeje ku mufatanyabikorwa wabo Arabia Saudite yagiye ishyira mu bikorwa politiki nyinshi binyuze muri OPEP ngo ibiciro byayo bigwe no kuyitunganya bivemo ibihombo byatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziva muri aya masiganwa, ariko byose bikaba iby'ubusa. Politiki zitandukanye no gucungana ku jisho intambara y'ibiciro byayo n'ubugenzuzi bw'isoko bigahoraho bityo. Hagereranijwe rero n'izindi ngufu zose zishobora kwifashishwa kugeza ubu, byagaragaye ko peteroli ihendutse kandi ari nyinshi nubwo amakuru yo gukama no kurangira kw'amariba yayiga kamatabura kugarukwaho. Nyamara ingano yayo ikenerwa ku munsi umwe ni nako ikomeza gutumbagira. No munsi w'amasaha 24 ajya kurangira utugunguru twayo miliyoni 100 nibura tumaze gukoreshwa mu isi. 2/3 bya peteroli yose itunganywa mu isi iracyakoreshwa n'ubundi mu bwikorezi bw'abantu n'ibintu, igashyirwa ubwo mu madege, imodoka n'amato, indi gakoreshwa mu mirimo y'inganda ari naho hava ingano nini y'ibyuka bihumanya ikirere. Ibihugu ubu bihuriye mu muryango wa OPEP nabyo biracyakenera kugambana n'ibindi byavumbuye ingano nini ya peteroli bitunganya, nk'Uburusiya buri ku mwanya wa 2 bagambiriye kugerageza kwishyira hamwe no kuzamura ibiciro byayo. Iyi kaba intambara ku rundi ruhande Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zifatanyamo n'abandi, uruhande narwo rukomeza gutunganya indi ngano nini ya peteroli hangana n'iyabo kugira ngo ibiciro bihame hamwe ku isoko mpuzamahanga cyangwa bigabanuka ahubwo kurushaho. Bamwe bati tuyizamure, abandi bati guma hwiri cyangwa igabanuka ahubwo. Ibyo nabyo bigahora uko. Peteroli akamaro kayo no kuyimaranira nabyo bigenda bisubirwamo. Ifite ahazaza hatazatuma ikomeza kuba ngombwa nk'uko biri ubu. Harashakishwa izindi ngufu zidasenya cyangwa ngo zangize ikirere n'ibidukikije nkayo. Nk'ubu Abafaransa n'ikigo cyabo Airbus kiri imbere cyane mu kubaka indege n'ubucuruzi buzishingiyeho, bizagera mu mwaka wa 2035 indege zabo zikoresha moteur za hydrogene iri kuri 0% mu gusohora ibyuka n'imyotsi ihumanya ikirere. Hose hari imishinga myinshi nk'iyi mu bihugu bitandukanye mu isi, bikaba byagenzwe uko no ku binyabiziga ntibikomeze gukoresha peteroli hakitabazwa izindi ngufu zigomba gusimbura ibikomoka kuri peteroli.
ntabwo ibiciro, isoko kimwe n'ubuzima bwa buri munsi mu bijyanye n'imibereho y'abatuye isi bizakomeza kugira aho bihurira byanze bikunze na peteroli. Ingoma yayo peteroli izahanguka mu myaka iri imbere. Ibihugu nka Arabia Saudite iyi peteroli yakungahaje bitangaje, uba amaso yabyo hanze imishinga y'irindi shoramari rizatuma bikomeza kubaho byemye mu bukungu bw'isi y'ibihe bya nyuma y'ubuhangange bwa peteroli izaba yarasimbujwe izindi ngufu. Irani ubu ni igihugu gifite peteroli nyinshi cyane mu butaka bwacyo, ariko ba nyirayo bayiryamye hejuru mu buryo imera nkaho nta kibamarira mu bukungu aka kanya kubera ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabashyiriyeho kuva mu 2018 bakayivana ku isoko. Venezuela yo ni igihugu cya mbere gifite peteroli nyinshi mu butaka, ariko nayo Venezuela ubukungu bwayo buracumbagizwa n'ihananuka rikomeye ry'ibiciro bya peteroli. Uretse n'ibyo, Venezuela ntabwo yigeze ikungahazwa nyabyo na peteroli yayo kubera imvururu za hato na hato mu bya politiki no guhangana kudashira kw'abayobora igihugu. Abarusiya n'Abashinwa nibo bakungaharira muri peteroli ya Venezuela, bacukura bagatunganya bagashora ku isoko binyuze mu bigo byabo byayitsindiye. Ibigo by'ubucuruzi bwa peteroli mw'isi nka China Petroleum and Chemical Corporation, Royal Dutch Shell, China National Petroleum Corporation CNPC, BPLC, Exxon Mobil, Total na Chevron byihariye ingano nini cyane y'amafaranga azunguruka mw'isi ku buryo bitanu bya mbere mu 2017 ari nabyo byari biyoboye urutonde rw'ibigo by'ishyingu n'agaciro fatizo k'imari nini kurusha ibindi mw'isi. Bifite n'ijambo riremereye yewe no mu buryo bwa politiki kubera ubugenzuzi ku bukungu bw'isi mu buryo butandukanye. Abandi rero ntabwo basiba kugaragaza ko peteroli izashira. Hari n'igihe kibarwa neza n'inzobere zitandukanye mu miterere yayo n'ikoreshwa ryayo ku buryo bigaragazwa neza ko bazi n'igihe izaba yarashiriye koko. Kikaba igihe cyitwa peak oil, ubwo ni nk'agasongero ko kubaho kwa peteroli ubwayo cyangwa se k'ubuhangange bwayo. Icyo gihe ntarengwa gishyirwaho none ikazaba yararangiye. Hagendewe kwigereranywa ry'ubu mu 2020 igihe cyo kurangira kwa peteroli bibarwa ko cyatangiye kuva mu 2019 bikazagera mu myaka ya nyuma y'2040 amariba asigayemo ibitonyanga, naho mu myaka y'2050 ikaba yarashize burundu yarakamye. Peteroli ntibigusaba ubu kuva aho uri ngo ugiye kurangura utega indege cyangwa ngo uhangayitswe n'amakuru make udafite ku bicuruzwa, kuva ku kurangura kugera ku bwikorezi bwabyo. Niyo mpamvu Speed Freight turi hano. Dutanga serivisi z'ubwikorezi mu ndege n'amato mu nyanja, ku butaka, naho turahari mu mihanda miremire iva ku byambu bya Dar es Salaam na Mombasa. Dufasha abacuruzi kubona ibyo bakeneye kandi byujuje ubuziranenge, ndetse tukabafasha no kubona visa zibazana mu Bushinwa. Dutumikira kandi abacuruzi baguze n'abantu batazi, ibyo tukabibakorera bitabasabye kuza mu Bushinwa. Mu Bushinwa mwaduhamagara kuri guteranya 86 132 886 198 66. Nayo Kigali mukaduhamagara kuri guteranya 250 78 86 08 502. Umucuruzi ashobora gusura urubuga rwacu wa eshatu@speedfreight.rawa akaba yaranguriraho ibyo ashaka akanishyura ari Kigali. Si byo gusa kandi ashobora gushyira amafaranga ye kuri konti zacu Kigali tukayamutangira ku ba suppliers be hano mu Bushinwa cyangwa akabadutumaho. Ashobora kandi no kutwifashisha tukamushakira abafatanyabikorwa bizewe mu bijyanye n'ibyo akora. Speed Freight dufite ibiro yiwu na Guangzhou mu Bushinwa, tukagira ibindi Dar es Salaam muri Tanzania ni Kigali mu Rwanda. Speed Freight.